ankorera bizi Eric arafunga. What? kugira ngo njye kwiga agiye mu ishuri kandi azagaruka Eric arongora afite umugore n'abana ndakurahiye Kuki? Akiva muri mageragere azagera ahangaha mu gihugu ashaka umugore arongora agira umwana agira famiye kandi ibyo bintu bigacika burundu muri we. Iyo ngeso ye ya shitani murimo amasengesho yanze gukora reka hakore ibyo. Naramubwiye ikintu kimwe. For sure I prayed for him. Naramusengeye ku ruhande. Sibyo? Naramubwiye ati pray a lot because something's gonna happen. Hari ibintu bibi bigiye kuza bibi cyane. Oh yes. Something's gonna happen from that. So nuko nyine turi byariko birambabaje kuba kumva ko icyo cyaha nawe yarakibonaga kuri kubyo bashinja abandi nawe akumva ko yagikoresha ikintu cyo kuvuga ngo arafata ubwambure bw'abantu bushire hanze n'abantu bari ahangaha. Ibyo bintu ndashima njyewe abantu bafashe icyo kintu kujya bahana abo bantu bameze utyo. So that's it, I can say it. Reka turindire ubutabera bwe ucyo buzavuga nta kundi. Kandi waramaze kubona ko azasanga igihado bwazamanuka mu mageragere. Ibyo ni ngombwa. Ndapfuye. Yesu. Hari igihe umuntu nyine afungwa atari gufungwa, afungwa kugira ngo yige. None ni ukuvuga ngo azamanuka amageragere. Ajye kwiga nagaruka abone diploma agaruke. Azamara igihe kingana iki? Ndiko nazi ibyo mu Rwanda. Oh my God. Kumanuka byo is obviously. Kuko Imana ashaka umwigisha uriya mugabo imukure muri ya bintu azagaruka ari umugabo atari umutinganye tena. Niba ari ibintu ndabiza abantu hano muri Indyarya ntabwo ntimunyura iruhande niba sangi ibi bintu uriya muntu yarabikoze birabyaha bimuhamiye bafunga amacuho. Ntabwo ngenzi kunyura iruhande. Niba sangira ihohota yararikoze bafunga amaheru. Ngewe ntabwo ngenzi kunyura iruhande. Ibi ngibi ngo yango urumva ngo ntiyakuvugiye. Ntabwo tuzabaho umuntu dufata mama no. Ibi bintu ndabivuga n'ubushize narabivuze ariko abantu ndabizimwe muri Indyarya muragenda mugafata niba sangi ibi bintu yarabikoze bagende bamukatire abiryozwe. Ntabwo tuba bamukatire ibyaha nibimuhama bagasanga ibi bintu yarabikoze afungwe. Ariko murabiza abanyarwanda muri Indyarya muragenda mugaceceka nibyo mubona bikwiye kuvugwa ntimubivugwa nimusanga bimuhama bamufungi. Ibingi mu recording muzabimuhe navamo. Nibasanga ari umwere atarabikoze iperereza rigasanga ntabyo yakoze agaruke mu buzima busanzwe. Ariko nibasanga yarabikoze bamufunge. Ibingi kubivuga ndabizi abantu barifata urumva se muhungu ni inshuti urabona ntabwo nakwiteranya. Tuzaba muri societe ititeranya no. Mwese hari umuntu w'inshuti yanjye ari se muhungu ntitwavuganaga ntazangaha urukumva. Ariko nibasanga byarabaye bamufunge mureke amategeko akora akazi kayo. Se muhungu nibasanga ibingi bukekwaho warabikoze ugenda ubiryozwe ubihanirwe. Urimo kumva nibasanga bitarabaye ibimenyetso bagakora iperereza bagasanga bitarabaye ugaruke mu buzima busanzwe. Urukunyumva ibi bintu by'abantu kujya banyura ahangaha kugira hari ukuntu abantu bajya bafata side imwe. Ibi nabivuze ku gihe cya Titi Brown hano mwaje ararengana indamubwa tube mwisi tuye tuvuga ibintu. Se muhungu naza bakavuga ngo Godfather yaravuze ngo bambwe ibyo nzabiryozwe ubwo uzanyange amazo wamvomeraga. Ariko ibingibi ngende mureke muvuye amagambo y'umuvugizi wa Ribo yatangaje nari nazanye umunyamakuru wa muhostinze. Dufite ukuntu hano ureba abandi bantu bose itangaza makuru mujya mugenda mukajya kuri gatabura buyogiwe mugenda mukagira nta ushobora kuvuga. Ariko nibasanga ibi bintu byarakozwe ubutabera butangwe. Turi kumwe ubutabera butangwe abiryozwe. That's how we're gonna build our society. Ntabwo tuzubaka community zubakirwa mu kurya indimi no kugira uburyarya. Abantu ntibagira ugerebe niba hari umuburo gusa kubivugaho ntawe. Niyo mpamvu ngo bifata ntajya ngira inshuti. Nagira inshuti gute se?
ubu ngubu ngo nciye nk'amabere yafunzwe kuko mwebwe ikintu cya mbere mukora ari uguhishira amabi. Aya masaha arakekwaho gukora ishyano, gukora ibibi bigize ibyaha, gufata ku ngufu, agasambanya abana b'abahungu ku ngufu. Ibi bintu niba ari byo abiryozwe. Kubivuga ubu ngubu ngo Godfather ngo yengo naramubambye, sinamubambye. Itegeko nirisange ibi bintu yabikoze. Ibi ngibi ni ishyano reba ricitse umurizo. Kuvuga ibi ndabizi Godfather ubu ngubu mugiye kuza hano munyihe Godfather washimishijwe no gufu. No. Ntawe njya kwa nyina urimo kumva yego ubwo baravuga ngo nawe wafungwa. Bro, gereza umugabo wese agomba kuyikomanga. Twese ntabwo nobody is perfect, ariko rimwe kabiri ubu n'ubwa kabiri ibi bintu biketsweho. Ntabwo biketsweho. Ibya mbere ibyabaye murabizi. Uyu munsi agere mu Rwanda, u Rwanda rumwakire, bamureke ibyabaye n'amakesi akekwaho yo gufata ku ngufu. Amavideo yaragaragaye, nta kintu gifashwe. Noneho twemere ko umuntu akora ikosa akaryigiramo. Ikosa buriya twese ntabwo turabere, umuntu akora ikosa akaryigiramo. None ugeze mu Rwanda baracecetse. Nuko u Rwanda rwari ruyobewe like ibyabaye ko uyu muntu na kese zamuvanye muri Amerika zitari zihari. None ugiye ku bana b'Abanyarwanda urafashe the same shit, ukoze ibisa nabyo. Ibi byaha nibimuhama abiryozwe. Simple as that. Ibi ngibi mwebwe ntawe ushobora kubivuga ahangaha ngo no. Itegeko ryubahirizwa. Uwo bibangamira akumva ibyo mvuze wenda harimo kuki twacece tukavuga ngo reka nze ribikora ibyo igomba gukora. Reka dutegereze turebe biza gukora. Gusa we wish ko njyewe nubahiriza itegeko ntego ntekereza ko mu Rwanda dufite itegeko rishobora guhohotera umuntu. Dufite ubutabera bukora neza, mureke ubutabera bwubahirizwe, ubutabera butangwe. It's all I can say. That's it. Hari ikindi twarenzaho ngaha mbizi ko nta ntuza yanyuma muranga gusa, ariko se Erika se aduha byinshi byahe kwa zanga akatugira. Nzoka nzana uyu nguyu so batubwije ubundi ko bagize. Pastor go nzamu bitise uraho ndaho. Eric se muhungu ejo bundi akimara kubona ibingibi byose bigiye kuza hanze araza ngo agiye kurongora ngo iby'ubutinganya bivuyemo. Nyuma yuko umuntu wabwiye ko cyangwa weretswe ko iby'ubutinganya bivuyemo agiye gukora umuryango, aya masaha RIB ikabitangaje bino bintu nk'umwe mu bantu bamuhanuriye ko agiye gushaka umugore akagira abana. Ibi ngibi byo urabivugaho iki? Ndabivugaho iki? Utabivugaho iki? Ntamuhanuriye ejo bundi ko agomba ko agiye gushaka umugore. Nose bivuga ko gufungwa ariko atazarongorwa. Basagiye kurongora mageragere. Oya. Ndiko ati gufungwa. Nyuma yuko umuhanuri kamubwira ko asigaye akunda igitsina gore akanatubeshya ko yateye inda, nyuma tubigaragara ko yateye ko yafashe ibi ibyo ndi kuvuga uri kubyumva. Ngira ikintu bivugaho umuntu wamuhanuriye. Ibi ngibi birabivuga. Uzi ikintu se? Yego. Ikintu ni kimwe. Ndakeka ko ibyo yahuye nabyo nyine reka tubirekere leta, n'iby'Imana muvuzeho gusohora kuri we. Uko ni umuntu Imana imureba mu ishusho y'abana b'Imana, ntabwo Imana imureba mu ishusho nkatwe abana b'abantu y'amakosa yakoze. Amakosa abaho nk'abantu tugenderamo agahanwa, umuntu agasubira ku murongo, ariko n'Imana ikamusubiza ku murongo. Ntabwo uri gukora ikosa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo yakoze amakosa. Oya reka icyaha yakoze ibyaha. Arakekwaho icyaha. Okay, arakekwaho ko yakoze ibyaha. For now no, nta muntu n'umwe ubizi, ariko njyewe literally ndakubwira ikintu kimwe. Ndakubwira ati ngo umugambi w'Imana urasohora, nubwo
byabimenze gute? Na Yosefu yagiye baramufunze kwa Potifari ariko yarasohotse. Icyo Imana imwifuzaho izagikora, kandi ni ukumusengera Imana imworohereza aho ari agirwe neza. None hanyuma ubwo mbwira ukuntu uri busengere uwahohotewe ugasengera n'uwahohoteye. Bimpuriza rero byombi bibiri. Uwahohotewe sibyo, mbikoreshe mu mwuka cyangwa mu mategeko? Mvana umwuka, turabizi ibintu by'ubuhanuzi sinjya mbyemera. Mbikoreshe gute se? Mvuge nk'umuntu. Vuga nk'umuntu. Wahohotewe nasabwa imbabazi azazihabwa, ubutabera nabwo bukora ibyabwo. Ko atari umwe? Ntabwo ari umwe. Kose nkubwire gukireka. Nubwo baba ari benshi, sibyo go. Uretse gato gukinira amajwi y'umuvugizi wa RIB. Ibintu birakaze. Turashize. Uretse gato. Birakomeye. Nta gikomeye mbere y'Imana. None si imbere y'Imana yarongoye Imana ko yarongoye abana b'abantu. Birakomeye mu maso y'abantu. Rega ntabwo umugabo ndamugirane. Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka, akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icya mbere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ikindi cya kabiri, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho, ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu, igihano gito kirimo n'umwaka umwe, ikinini ni imyaka 15 y'igifungo, hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2, ubwo bitewe n'icyaha. Muri make hari abavuga ko abo yakoresheje imibonano mpuzabitsina barenze umwe. Barenze umwe. Iperereza racyakomeje, liste ishobora kwiyongera. Gusa icyo tuba tubwira abantu, niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe, ntatinye kuza kuri RIB gutanga ikirego. Abo yabikoreye n'ab'iki gitsina? Abareze ubu ngubu n'ab'igitsina gabo. Semuhungu Eric. Ngaho nkubwire. N'Imana ntabwo ikunda ubutinganyi, urabizi? Uravuze? N'Imana ntikunda ubutinganyi. Ni ukuri, n'Imana na Bibiliya itubuza ubutinganyi. Ntabwo nza kuvuga ncire, kuko Bibiliya avuga ati ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ariko Imana imworohereze ibyo, cyangwa se basanga ibyo bavuga atari byo, nawe afite uko aza kubisobanura. For now we don't judge. Uburetse gato uravuze ngo Imana nyuma yuko umuntu wahanuriye, urukumva iki aya masaha wumvise ko ari gushinjwa gutingana, ngo narumiye ko tufata wowe nawe biragutunguye? Ntabwo bintunguye, kuko human being, buri muntu wese kuri iyi si abayeho mu buzima bucangacanga. Ubona ari muzima, ejo undi nse gato uracanza ahubwo ari wowe. Ndi kukubaza, nyuma yuko umukirisitu wawe wahanuriye ejo, ntabwo namwihakana Eric Semuhungu. Nyuma yuko umukirisitu wawe ubu turi kuvugana bigeze Bibiliya iravuga ngo, vana Bibiliya muri iyi kese pastor, vana Bibiliya muri iyi kese, urukumva? Ubwo nta Bibiliya nta pastor uhari. None reka dukoreshe ntuza, kuko ngiyewe rero kazi ngusobanurire ngutere na story.
ndashaka kukubwira ko se muhungu makuru mfite iyi saga n'iyi scenario yazanye yuko ashaka umwana ndetse yanateye n'inda n'iby'ubutinganyi yabivuyemo iyi case itangiye gututumba. Urukunyumva? Niyo mpamvu yazaga ahangaha ubundi ntabwo se Eric ajya avuga kuri biriya bintu yabivugagaho kuko yashaka kugira ngo yereke abantu ko iby'ubutinganyi yamaze no kubivamo ahubwo agiye kandi yari yanyeretse n'umukobwa bakundana kandi ibyo kubikora ndakubwiza ukuri ko Eric yagukoreshe mu buryo utazi. Eric ibi bintu bikimara ndikukubwira ndikubigusobanurira bikimara gututumba akamenya ko ibintu byamaze kuba akasamutwe yazanyeho ikintu kigaragaza ko iby'ubutinganyi yabivuyemo ahubwo agiye gukora n'umuryango akaba agiye no kubyara ndetse akaba yarateye inda azabyara mu kwezi kwa 11. Urimo kunyumva? Ibi kubikora wibuke God sibyo? Tuvugana nawe naramubwiye ati arimo kuvuga ku bintu bya jihad sibyo? Ndamubwira ati arimo guseka kuntu mugenzi we afunze. Ndamubwira ati urabyibuka ko namubwira ati ntugaseke mugenzi wawe ko nawe ejo bundi wahisanga. J'espère nabivugiye ahangaha. Yego. Ku cyanjye giti naramwandikiye naramubwiye ati iyo wifuriza mugenzi wawe urwobo hargiye nawe umutanga kurugwamo. Kuko umwuka w'Imana ntabwo twifu cyangwa se kubifura kw'abantu ntabwo twifuriza na kugira nabi. Ndabaza nukuvuga ngo ibi ngibi ryaba ari ubuhanuzi bwamugezeho muri ibyo bintu amubwira no kumubyibuka. Ngiye byo namubwiye namubwiye ati ntukifurize mugenzi wawe ibibi kuko uzamusangayo. Nabivugiye aha. Yego. Nibwo nahise muhanurira amubwira ngo Imana integetse kumubwira ati ko ibyo arimo azabyara akabaho nk'umuntu muzima. Buri Imana twifurize ibintu byiza. Nkuko ijambo ry'Imana tubwira ati amubwiye ko azasangayo jihadi. Bivuze ngo wari wabibonye? Si ukuvuga ngo nabibonye, kubibona narimubwiye nk'umukozi w'Imana sibyo? I saw it, ariko hari ibyo twanaganiriye na Eric ku ruhande sibyo? Azasangayo jihadi. Mu by'ukuri I told him, I said you will find him there. You'll find him there. Kubera ko hari umugisha, nibyo nshaka no kubwira n'abantu bari ahangaha. Let everybody wish well. Nucukura mugenzi wawe urwobo uzamusangayo. Namani yafashe igiti akimanikaho aravuga ngo azakimanikaho ejo Mordecai. Mu gitondo akaba ari we bagishizeho. Nimukifurize bagenzi banyu bibi. So anyway, kandi Imana ikabigenza neza. Yesu agirirwe, Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Nawe tukumusengera ibyo bamushinja nibibuzamuhame nuko numvisha arimo. Rero nawe urakasa. Arimo ibi bintu birebire. None se turasengera gute kandi umuntu urikekwaho ibyaha bitatu nibasanga bimuhamye turasengera umuntu ibyaha tumubwira ngo bigende bite? Bitatu ni byinshi. Gute? Bitatu ni byinshi. Gute se ko ari bitatu ni bitatu? Gusebanya ni kimwe sibyo? Gusebanya, ibikangisho, gusakaza video z'ubwambure, z'ubusambanyi, ibyo n'indi mitwe. Ntega amatwi umva ibyaha aregwa mbigusobanurire bihanwa n'itegeko. Araregwa gusambanya umuntu ku gahato ku ngufu, gufata ku ngufu. Akaregwa gusakaza video z'ubusambanyi z'ukwambara. Uvuga ngo yafashe umuntu ku ngufu, yafashe niba arakekwaho ntabwo arabihamya. Yafashe umuntu aramusambanya ku gahato, amufata video arazisakaza. Arangije icyaha cya gatatu, urumva gusambanya ni kimwe, hanyuma gusakaza video z'ubwambure ni ikindi, hanyuma arangije agashyekwaho ibyaha byitera ibikangisho no gutera ubwoba umuntu. Bikavuga ko utavunisa aho ngaho sibyo? I told him, naramubwiye ikintu kimwe. For sure I prayed for him. Naramusengeye ku ruhande sibyo? Naramubwiye ati pray a lot because something's gonna happen. Hari ibintu bibi bigiye kuza bibi cyane. Oh yes. Something's gonna happen from that. So nuko nyine turi byariko birambabaje kuba kumva ko icyo cyaha nawe yarakibonaga kuri kubyo bashinjaga
bashinja abandi nawe akumva ko yagikoresha ikintu cyo kuvuga ngo arafata ubwambure bw'abantu bushire hanze. N'abantu bari ahangaha ibyo bintu ndashima njyewe abantu bafashe icyo kintu kujya bahana abo bantu bameze utyo. So that's it, I can say it. Reka turindire ubutabera bwe ucyo buzavuga nta kundi. kandi waramaze kubona ko azasanga iyo gihado azamanuka mu mageragere. Ibyo ni ngombwa. Ndapfuye Yesu. Hari